Nabitse neza nshuti z'ikiganiro mu cyo ukuri twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubifuriza igitondo cyiza tubaha ikaze mu kiganiro dukomeje gukurikira nk'uko umuhanuzi yamaze kubivuga kivuga ku gukiranuka kw'Imana. Tubahaye ikaze ngo muze dusangire amagambo y'ubwenge, ijambo rituma tubasha guhinduka tukaba twagera ku kigero cyiza cyo mu buzima. Icyo kigero turaza kucyumva uko dukomeza gusobanukirwa. Rero turabahereje ikaze ngo muze mwumve ntimugende dusangire iby'ijambo ry'Imana. Njyewe uri kuri televiziyo nitwa Liliose Rwamukwaya, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Sylvia. Sylvia, waramutse neza? Waramutse neza Lili. Ikaze mu kiganiro. Wakoze cyane. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi tubashije kwiga ibintu bitangaje. Umuhanuzi amahoro n'imigisha bimubeho cyane. Nshima Imana ko yasobanukiwe mu by'ukuri. Ndimo kumva ikiganiro numvishe nshimira Imana cyane ko yamuhaye gusobanukirwa ibintu bikomeye. Sibyo Sylvia? Nishimwe ritangaje kuba umuntu ashobora guhishurirwa ibi bintu n'ubwira ubutangaje mu by'ukuri. Rero ndashima Imana cyane ko yaduhaye umuhanuzi wasobanukiwe. Mureke twiga ijambo ry'Imana ko nko yabivuze, yavuze ngo ijambo ry'Imana ni inyundo, nicyo kintu kitweza kugira ngo tubashe guhinduka. Ngo Imana ishaka guhindura umuntu cyangwa guhindura ibyerekeye ku kintu runaka cyangwa no kurema, ikoresha ijambo. Rero hano uko twiga ijambo niko tugenda dusobanukirwa, umuntu akaba yamenya gukiranuka kw'Imana n'iki. Ese ubundi Adamu byagenze bite? Kubera iki Adamu yahushirije he? Ese ni hehe byaje gukosoreka? Ese ubu ngubu umuntu yakwiyunga n'Imana gute kugira ngo ahinduke icyaremwe gishyashya kibasha kwima no kuganza nk'uko twabibonye? Nibyo tugiye kwigaho. Twatangiye ku ijambo ryiza cyane ryo mu itangiriro, ni uvuga ngo Imana iturema turemeye umugambi mwiza wo kwima no gutwara no kuba hejuru. Nuwanda abamarayika bavuze ngo umuntu umubonamo iki ko wamushyize hejuru. Ibyo bintu ntago wabyumva, cyangwa ayo magambo hari ubwo twigeze tuyasoma kera Sylvia ukumva nturi no kubyumva mu by'ukuri. Hari n'indirimbo yaririmbwaga banza n'uyu munsi kiririmbwa ivuga ngo umwana w'umuntu ni iki kumwitaho, wamwambitse ubwiza icyubahiro n'ikamba ngo umwegurira ibyo waremye byose. Uribaza ariko mu by'ukuri byarakweguriwe. Ese wumva ko warabyeguriwe? Nanjye icyo kibazo ndacyakibaza. Nubona twicaye hano natwe tuba turi gusangira ijambo ry'Imana ndetse duharanira kuryumva no kugira ngo duse naryo. Nuvuga ngo uyu mwanya tuhereza agaciro gakomeye kuko ari njyewe ari Sylvia, twese tuba turi guhishurirwa ibintu bikomeye. Niyo mpamvu tubinonosora tukabyinjiramo tukabisesengura kugira ngo n'abakunzi bacu badukurikiye babashe kungukira hamwe natwe. Ese mu by'ukuri bamugandi twarabihawe? Bigenda bite? Bimeze bite mu by'ukuri? Sylvia, gira ikintu tubwira kuri ino nyigisho twumvishe muri kano kanya. Imana ishimwe cyane cyane kubw'umushumba amahoro n'imigisha mweho kubw'ikiganiro cyiza twigishije uyu munsi. Kumenya gukiranuka kw'Imana cyangwa kumenya Imana, ubwo wari urimo kuvugana n'undi gutekereza ikintu kimwe, birashoboka yuko umuntu udukurikiye ashobora kwibaza se kuki ngomba kumenya bino bintu, kuki mu by'ukuri nk'uko umushumba akunda kutubwira, buri muntu wese woroheje, ukomeye, muremure, mugufi akeneye Imana mu ruhande rwe cyane pe. Kandi kugira ngo ubone gukora kw'Imana mu buzima bwawe nk'uko yatangiye abivuga, Imana yohereza ijambo ryayo. Biratangaje. Kugira ngo Imana ubone gukora mu buzima bwawe kw'Imana biterwa n'amakuru n'ubumenyi utwaye mu mutwe wawe, nibwo bw'attracting, nibwo bukurura, nibyo bituma bikora.
rero abadukurikiye bagomba kumenya cyane. ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere umuntu udukurikiye hano abanze yumve yuko ibimwerekeho byose bizahinduka bitewe n'ibyo yumva. nagira Imana kumva ikintu kivuye ku Mana, ijambo rivuga Kristo, azaba ari guhindurirwa kuba nk'Imana, kuko ahawe ijambo ry'Imana, nasa n'iryo jambo yahawe azaba asa nk'uwari muhaye. nibyo umuhanuzi yabikomoje aravuga ngo ese umuntu uhindurwa n'ijambo n'umuntu ki? ni umuntu wumva ijambo akarikomeza mu mutima we. ni ukuvuga ngo kumva ijambo uyu munsi ugahaguruka ukagenda, ejo bakakoza cyane nyuma y'iminota 5 bakakubaza ngo se wumvisha iki? ukavuga ati byari biryoshye cyane. byari biryoshye. uyu munsi mwateranye byagenze bite? twujujwe, twabyinnye, usko twavuye n'icyunzwe. icyo gihe ntabwo bawumvisha ijambo ryavuzwe. bigomba guhinduka ko niba umucuruzi ashobora kumenya uyu munsi kuko ryari rihagaze, nejeje umuhinzi, nungutse, abakiriya baje, navuye ku rwego rwo gucuruza mu muryango mutoya nagutse, akamenya ngo ndagenda nzamuka, akamenya intambwe arimo kugenda atera, cyangwa niba ari kuguma hamwe. ubu bizi iterambere ryo mu mubiri ni igishushanyo cy'iterambere ryo mu mwuka. nibyo uko mu mwuka umwana aba ameze cyangwa umuntu mushya wiga ijambo ry'Imana bameze, ntabwo ariko Kristo ameze. kuvuga ngo umuntu wese niba ashaka guhinduka, kandi ni ukuvuga ngo ni imihindukire y'ubuzima bwose muri rusange. ni ukuri ijambo ry'Imana rishobora kuguhinduriramo umuswa akaba umunyabwenge. ijambo ry'Imana rishobora guhindura umukene mu mukire. ijambo ry'Imana rishobora guhinduramo umunyantege nke agahinduka umunyambaraga. twese nibyo byiringiro dufite, kuko Kristo niwe byiringiro by'ubwiza bwacu. niyo mpamvu dushaka kumwumva mu by'ukuri hano, twige Kristo cyane. muri Kristo niho honyine harimo urufunguzo rutwinjirira mu guhinduka tukagira iyo kamere y'Imana. muri Kristo niho, kandi Kristo ni ubumenyi. Kristo ni ubumenyi. Kristo ni ubumenyi. Kristo ntago ari histoire yabayeho gusa ngo tubyuge tumwige nka history, twumve ko ari ibintu byarangiye tubishyire mu uvuguti nk'uko uzi amakuru ya Ngunda, nk'uko uzi amakuru yandi twigaga mu bitabo bya kera. Kristo we ni ubumenyi buhinduriramo. hari ikintu kimwe, hari cyanditswe umushumba Kotinze kivuga aho Kristo yavugaga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya bakamenya n'uwa igihugu cyacu cyangwa ikindi gihugu urimo wowe udukurikiye, ubu ukoze icyaha gikomeye, ibaze none uwabacumbikiye baza kumubaza ati se hari abantu turi kumva ngo baje, ninde ubacumbikiye, ninde bari mu nzu, ukavuga ati ntago ari njye. yewe undi ni intwari yo kwizera. none ni intwari yo kwizera. Ntibizabagene sinye ababyeyi bawe, tureke n'igihugu, ababyeyi bawe umuvumo bakuvuma, Imana ni umunsi nta mugisha bagusabira. ariko noneho igihugu Imana yo ikarenga kubona igihugu, none ikoresha indaya niyo yakwakira abantu b'abagabo. izindi itewe n'ibyo ibe expectingaho, irangije n'abacumbikira n'abahisha. ariko Imana ibona ni intwari yo kwizera kubera ko yizeye ibyo bamubwiye. turashaka gukiza iki gihugu. iki gihugu ni icy'Abisiraheli, akabye yitwa intwari yo kwizera, kuko birivuga ngo herwa uwizera atarabona. iyo ubaye uko kwizera utarabona ngo waretse ibi, biravuga ngo gukiranuka kw'Imana, ariko abantu benshi bakakubarira mu bikorwa ko ngikora ibi, ko nkireka ibi, ururije. Uko ntabwo ari ukwizera. Kwizera ntabwo gushingira ku byo ubona. ni ukuvuga ngo uvuze ikintu cyo gushaka kwihisha no kwambara no gukora neza. Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze kurya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, nibwo bibonye ko bambaye ubusa. ariko mbere yaho se ntabwo bari babwambaye cyane, bari babwambaye kandi bakabana n'Imana mu mahoro, bari bafite amahoro menshi cyane. ni ukuvuga ngo ikintu kitume
gutandukanyisha gituma tumenya ibyiza n'ibibi n'ubumenyi ni ubwo bumenyi butuma tumenya ufashe imfubyi uwo muntu ntabwo uri bwumva Imana uraza kumva Satani. ibi bintu biratangaje cyane ni ukuvuga ngo arasonza noneho hanyuma umwanzi araza. Naribaje ko umwanzi yaje acunze umunsi wa nyuma ikindi acunze umunsi wo gusonza. Atangira kumuganiriza hano uhumve utiratansi igihe uri mu masengesho yo kutabacumbikira kandi ukaya ngo wumve Imana kuko nibyo byiza mu mirimo myiza yitwa ko ariyo myiza. Niyo mpamvu udakwiriye kujajinga nawe ngo wijajinge ushingiye ku byo amatwi yawe umutima wawe ukubwira kuko umutima w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose. Twemere rero gukiranuka kw'Imana kwera kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana Yesu yaragufite niyo mpamvu yabashije kwima muri no buzima bitewe n'ahantu twatangiriye mu itangiriro niwe wabashije gushyikira kamere y'Imana kamere y'Imana ubumana. Kuri radio twabivuzeho tuvuga yuko gusa n'Imana ntago ari apparence cyangwa ko uko umuntu agaragara inyuma kuba wumva ngo Imana yaturemeye mu ishusho yawe ntago ari image ahubwo ni kamere y'ubumana. Rero Imana ishimwe cyane yuko Kristo yaduhereje gukiranuka kw'Imana ntiyakugumana ndetse n'iyo kamere y'Imana ntiyayigumanye ahubwo yayiduhereje ngo natwe tuyisangire nawe. Ndashimana yuko na Bibiliya iriho yanditse imirimo Yesu yagiye akora yazuye abantu ahantu hose yageraga yakoraga neza. Ni ukuvuga ngo nimba ageze mu rugo kuzabasha no kwigarura imitima yabo ubabwire iby'ubwami bw'ijuru apana kwirirwa ubajajinga mu bintu batanashoboye nabo ubwabo ukabaciraho iteka. Urinde ucira umugaragu w'abandi urubanza. Kristo ntabwo yigeze abacira urubanza ko bari gukoresha divayi mu bukwe ahubwo barashiriwe abakora igitangaza cyo gukora iryoshye ikariye. Abanywa inzoga iryoshye n'ikarishye kara kantu nako ntikumvikana ikarishye ibyo urumva ni nkuko umuntu yahitamo kurya urusenda kandi ntabwo ruryoha pe ruraryana ariko ukuntu bavuga ngo
aryoha yewe rurandi ariko abantu bakora bangwa agasenda kararyoha ukibaza nibyo bavugisha ukuri n'ukuntu ruryana cyangwa njyewe nahora nari nzi ngo nuko nta peti baba bakigira bakijijisha kubirya ruri kubarya kugira ngo bakunde bahage ariko ngo ruraryoha n'ubundi nyine ruryoshya ibintu sibyo ntabwo ari byo karagaciyemo gusa ikintu cyiza ndashimira Imana yuko Yesu yadufatiye gukiranuka kw'Imana. Umushumba yavuze ko iyo ubaye connected na Kristo uba wakiriye kwa gukiranuka kw'Imana. Hari icyanditswe yasomye muri Petero wa mbere tugenda tugisome tugana ku musozo. Yego. Ubwo intumwa Petero yavugaga ngo ubuntu bw'Imana, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya. Hari ibintu ushaka ngo tubiheshwa n'ubuntu no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Tubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Oh my God. Ni imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Ntabwo ari ibintu dusabwa gukora ahubwo ni pati y'Imana yakoze iratugabira. Ngo bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumenye aduha ibyasezeranyijwe by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Na kamere y'Imana. Mu Kinyarwanda banditse gufatanya, aho mu Cyongereza ni ugusharinga, ni ukugabana nayo, ni ukuvuga ngo kugira access, ni ukumera nkayo. Thank you. Ubundi hari kugabana uba wumva igice icyo gihe nta nubwo icyo kintu kiba kicyuze, ntabwo kiba kiri mu mwuzu, ariko ni gufatanya. Ni ukuvuga ngo niba mubana mu nzu Imana ntabwo ikubwira ngo ngwino ngucumbikire, oya ngwino tubane. Ngo umugabane Kristo afite ku Mana neza neza nawe natwe niwo dufite. Uko imeze niko tumeze. Uko imeze neza hatavuyeho na gatoya niko natwe tumeze. Dutwaye ubuzima na kamere byayo muri twebwe. Umuhanuzi yabivuzeho. Yes. Ntitubirejecting dukoresheje knowledge, ubumenyi bundi twakuye hanze cyangwa mu buyobe bw'abantu bigisha Bibiliya ariko barayobye, bigatuma ubwo bwa buzima na kamere y'Imana bidakora muri twebwe, kuko tuzi ko biri bukore igihe nabaye mwiza, igihe nubahirije ibingibi. Ariko byo ntabwo bishingira kuri ibyo. Yego ushobora kuba mwiza biturutse muri byo, ariko nanone nibyo biba byakoze. Ubundi ukuntu bakunda kuririmba ngo Yesu ngo niwe shoferi. None shoferi ugenda ugira inama mubyeyi yakugeza urimo kumugira inama ugati caha bigenda ariko niba yihagije ari ugiye kuyobora mu gihugu utazi, wimuyobora mu gihugu utazi, reka gushyira mu ubwenge bwawe. Ni ukuvuga ngo ibintu turimo kuvuga ni ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo uko Imana iri mu by'ukuri yaduhaye kumera nkayo. Ni ukuvuga ngo n'umuhanuzi yabivuzeho, aravuga ngo turi amamana. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzajya mu ijuru kwimana nayo, ahubwo kuri ino si twimanye nayo. Kuko Imana nyine duhe gukiranuka tumaje kwakira. Ikintu cyiza kishimisha aho ngaho ni uko ngo yarabitugabiye. Ni impano. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu twebwe tugomba gukorera. Noneho bica muri Kristo Yesu, kwakira ko Yesu Kristo yahindutse ikivume kugira ngo tubashe kwimana nawe. Ni ibintu bikomeye, biraryoshye, ni ibintu bikomeye cyane, biraryoshye cyane. Imana ishimwe kubw'iki kiganiro gukiranuka kw'Imana. Niba ufite umwanya uze kujya kuri YouTube wandike Prophet Sultan TV, hanyuma urebe inyigisho nk'uko yavuze. Hari ikigisho kivuga ubwoko bubiri bwo gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kwa muntu, uko wabana n'Imana mu mahoro, uko wabyutsa imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ntabwo ari uko wazishaka, uko wabyutsa imbaraga z'Imana ziri muri wowe, uko wamenya gukorana n'Umwuka Wera.
imana nta kintu itakoze, yaduhaye biriya birenze kuri ibyo ngibyo, iduha abantu bayiduhishurira bayisobanukiwe. ni ahacu kwiga ubwo bumenyi, ni ahacu kubushakisha tukabwumva amanywa na nijoro. Ukore ujye mu kazi ariko ubyumve cyane, uzabasha no kwima muri ako kazi ukora, ugakore neza. Ababosi cyangwa abayobozi benshi b'amakampani b'ibigo bikomeye bararekarama babuze abakozi bo kwizera. Abakire babuze abantu baha amafaranga yabo ngo bayabyaze umusaruro yaguka bagarukire. Kandi urashaka ubwenge, urashaka akazi, urashaka ahantu bakwizera. Rero iga ni iki cyatuma nizerwa, ese nahindura iki? Wahinduye ingeso byaranze, iga ijambo ry'Imana rizakugera uwo abandi bifuza. Ni ukuri harimo ibyiringiro, ni nabyo byiringiro byo yaje ngo yige masters na sare nziza University cyangwa Harvard ngo hanyuma abo yabaye. Twese abakomeye n'aboroje turamwemera, ni umunyabwenge kurusha abanyabwenge babayeho. Kandi yaba ibyo ku isi yarabizi, kotsa amafi ngo yabwiye ngo abigishwa be ngo mufite ifi ahita aryotsa arabimanya. Bahita bamenya ko ari uko bari bazi ukuntu yotsa amafi yabigenzaga. Yari umuyobozi, yari umukapita ahantu babaza imbaho. Ariko kuba yarazwi ko ibyo bintu yarabizwe nk'umuntu ubikora neza. Rero Imana niyo yatuma wemerwa, niyo yatuma ugira ubwenge utaranize burenze. Murakoze, dushoreje ahangaha. Nawe ku cyumweru amasaha nk'aya nanone saa 2 ikiganiro kizaba gitangiye no kuri radiyo saa 1. Turashima Imana rero dukurikiye, turakurarikira kugikomeza kubana natwe. Ufite icyifuzo, ikibazo, hari nimero itambuka aho ngaho kuri screen yawe ya 17. Ndetse wifuza no gutera inkunga ikiganiro, biremewe. Niba warabyibajijeho biremewe, kandi niba utarabyibajijeho byibazeho. Nibyo, ni byiza gusharinga, ni byiza gusangira cyangwa gutera inkunga ikintu cyiza uri kubona mu maso yawe ko kigumaho cyangwa gikomeza. Nibyo ngibyo. Uzagira icyumweru cyiza. Niba wari urwaye dukurikiye, mu mbaraga z'Umwuka Wera, ijambo ry'Imana turatangaza ko ukira, ugubwa neza. Amen. Icyifuzo cyose wari ufite ku Mana, habeho ubuntu bwo gutuma gisubizwa. Mu izina rya Yesu Kristo. Bye bye. Mugire icyumweru cyiza cyane.